uyu munsi aranikora n'rwiyemezamirimo ndetse yubatse umuryango. Wenda byinshi aragenda bitubwira kuko ngerageje guhina uko namubonye ibyo twanje kuganira, ariko aragenda ambwira ukuntu yagiye bicamo kandi bigakunda. Ni Kamuhanda rero bakunda kwita Fisi. Namusanze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Navuga ko akora byinshi bitandukanye kuko ni umwenjeniyeri, yarize aba mu bintu by'ubutaka, arubakisha. Muri biro ye urabona amafoto y'amazu meza, amazu yo guturamo, amashuri y'amaetaje, z'inganda yagiye yubaka, akaba apima n'ubutaka, agakata n'ibibanza birumvikana. Akora bya n'ibita topography, mbese no kumenya uko ubutaka buhagaze bitewe n'uko hateye aho ubutaka buri. Ikindi kandi akora ibishushanyo bitandukanye by'amazu yapura ushaka kubaka, uramwegera akagufasha ubundi akagurisha n'ibibanza. Birumvikana ko ashoramo n'amafaranga nawe niba agura ubutaka ahantu. Ngerageje kubihina ariko nawe turongera tuganire. Fisi, reka nkubwire ngo warakomeye koko biragaragara, ariko nakubwira ngo komeza udadire kandi uharanire kugera kure, ukomeze ubusikirenge mu cyabagusize. Yego, nayo gukomera nta kundi. Urahomeze neza? Yego ndahomeze neza. Ndagushimiye kunyakira, nkugezeho nguvuye gupima ubutaka. Ine uje mvuye gupima ubutaka, ndi kuri tere, ndi mu ibanza niba mbona mfite ibyondo ku maguru. Baje bitwaye akazi n'akazi. Yego. Urimo kubipima hano mu karere ka Bugesera? Ni hano hafi mu kagari ka Nyamata y'umujyi. Ina hari guturwa cyane, ngira ngo aka kazi kawe karahari kenshi. Ukuvuga ngo akarere ka Bugesera by'umwihariko ku murenge wa Nyamata na Ntarama na Mayange biri mu mirenge itubwa cyane ku buryo abantu baza bashaka serivisi zijyanye n'ubutaka ari benshi cyane. Okay, Fisi rero ndagira ngo tuganire. Utubwiye ko jenoside yabaye ufite imyaka 9, wari ufite ababyeyi, wari ufite abavandimwe, birumvikana ndagusubizeyo gato cyane byakugendekeye bite n'ubuhamya bwe bwo kwiyubaka nyuma ya jenoside. Ariko banza uhere gato mbere ya jenoside ijya kuba, ibyo wibuka, amateka wibuka n'umuryango wawe. Ni ukuvuga ngo mbere ya jenoside twari dutuye ahangaha i Nyamata, hano ruguru gato ahangaha nkorera. Twari abana batandatu na papa na mama. Twari abahungu 2 n'abakobwa 4. Njye nari umwana wa 4 iwacu. Aho jenoside yabaye niga mu wa 2 primaire, nigaga ahangaha i Nyamata. Iwacu twari abantu basanzwe, papa yari umubaji, mama yari umuntu ushakisha gusanzwe, yahinga, acuruza utuntu two muri quartier tworoheje. Nibwo buzima twari tubayeho. Twari abana ariko hari ibintu udashobora kwibagirwa, ibitekereje uhita wibuka vuba. Njye nibuka ne mu 1992 turi abana, ngo bwa mbere twumvishe ko abantu bica abandi. Kucyo gihe mu 1992 ndabyibuka twarahunze tuva hano aho twari dutuye mu rugo tujya ku kiliziya cya Nyamata. Abariho tujya aho papa icyo gihe ntabwo yagiye, yagumaga mu rugo. Twe tukajya ku kiliziya tukararayo, tukahasha iminsi, mama akajya mu rugo. Ino ubona ko ari ibintu bitari bikaze cyane, ariko nta nubwo babaga bazi byarumvikana, bazi byari byo. Ngo rero nyuma yaho gato rero za 1993 ngira ngo gutyo nibwo iby'amashyaka byaje. Tukaba tubona imbere y'ahangaha nkorera hari isoko mbere ya jenoside, hakunda kuba mitingi z'amashyaka. Nibwo twaba tubona ko ibintu bikomeye, ukabona abantu barimo bararwana, abantu bafite amaliste bavuga ngo tuzabica, tuzabatsemba. Ako umuntu yabaga ari umwana ntabwo wumvaga ko bazagutsemba ngo iki se bazagira gute. Ariko hari ikintu njye nibuka ntajya nibagirwa. Kwiga muri primaire twiga ku mwarimu twaganza akamwita mu wa 2. Hari umwana mugenzi wacu niyo tuye ahantu bita mu Rwanza hano muri Nyamata. Yega akunda kutubwira ko akunda bice biba mwicemo murakina. Yakunda kutubwira ngo shaho ngo kumureba ngo twebwe ngo abahutu turasinziriye, ngo nidukanguka ngo tuzabamara. Mugenzi wacu twiganaga yakunda kuvuga ibyo bintu, umwana ibintu avuga n'ibiki. Ubwo rero nyuma jenoside imaze kuba yabaga byigishijwe nyine, yabaga byigishijwe. Nibone se ati burya wa mwana ibyo yavugaga yarazi byari byo. Rero wenda nihuse jenoside ijya kuba hano muri Nyamata mu mujyi, ntabwo bose batangira kwica Habyarimana akimara gupfa. Ahubwo abantu bari batuye mu misozi aho bitaga za Nyarukobwa, za Karambi, za Kanzenze, batangiye tubona bahunga. Abafite abavandimwe babo hano muri Nyamata bakaza mu ngo zabo. Ko nyine buki wacu abantu bo Kanzenze bahaje ari benshi cyane, bari bene wacu. Baraza buzura mu rugo, haba abantu benshi. Kuko tuye ku muhanda mu marembo ya segiteri, tubona abantu bamanuka bahunga. Hari umunsi umwe
ntazibagirwa nagiye kubona mbona haje abasirikare 3 barazamuka bajya Kayumba hejuru ku musozi. Bagezeyo twumva amasasu menshi bari kurasa ko Kayumba ku musozi hari harahungiye abantu benshi b'abatutsi baturutse impande zose za Bugesera. Abo basirikare bazamutse 3 bakubise amasasu, nibwo ibintu byatangiye gukomera ahangaha. Twabonye abantu bakonkoboka Kayumba birukanka, inka, ihene, abagore, abana, tukaba tuye ku muhanda ku nzira. Bonye n'akana gashabutse, nyine namye nshabutse, ntabwo rize mbikijumba. Mbonye birukanka nanjye mbirukankaho, ndakonkoboka ndamanuka nca hano mu mujyi nirukanka, duca bitaga ku ibagiro, turambuka mu kibuga cy'umupira. Ariko ubwo uko twirukankaga hano mu mujyi twagenda duha n'imirambo y'abantu barashe, abari batemye be kuva amaraso. Ngenda njya aho ngaho mu kibuga cy'umupira, nsizi wacu njye n'abasizi bo bagumye mu rugo, niba bari kinjyanye mu nzu simbizi, ako ngenda nirukanse ndagenda njya mu kibuga. Hano habaga burugumesitiri twaga Gatanazi, araza n'abapolisi ba komine n'abajandarume, akageza bazanga mwahunze iki. Ibyo ndabyibuka neza. Abarimo nyine bakwiye kumusubiza bakamusubiza ati bari kudutema kugira gute, abo ngo simba shaka hano mu marembo ya komine, mwese muhave mujye mu kiliziya cyangwa ku mashuri. Urumva iyo umuntu abwira abantu abategeka gutyo haba muri resistance gatoya. Uko abantu bari kuri resist haje abajandarume batangira kurasa mu kirere no kurasa mu bantu. Abantu barirukanka bajya ku kiliziya no ku mashuri. Ngiye mu bwana bwanjye cyangwa ubucucu bwanjye bw'icyo gihe sinirukanse njya ku kiliziya cyangwa ku mashuri, ahubwo nakase ngaruka mu ngo z'abantu. Uko yanirukanka ngenda ngo mu rugo rw'umuntu wari umusiriveya wa gereza wa Siriveya twaga Gatabazi, ndagenda iwe ngo ba ninjiye mu nsanga abandi bantu batutsi benshi bahungiye, nsanga wari mwarimu wanjye twaga Nzakamwita, nsangamo abana twiganaga nk'abangahe, turara aho ngaho. Bukeye mu gitondo tubona wa mugabo muri rwa rugo bamuzanye ari intumbi bamutemye, wa Musiriveya. Tubona abanyururu baraje bamwikoreye ari umurambo bamushyira mu Tutsi. Ipareke yari umuhuta ahubwo barwanye basahura ibintu, mu gusahura ibintu baramwica abagenzi be, bamuzana ari intumbi mu gitondo. Baje haza abasiriveya n'abajandarume baherekeje umurambo we. Bahageze n'ubundi turikanga. Icyo gihe ngenda turumbuka ndirukanka n'ubundi. Ariko amakuru naje kumenya wa undi we mwarimu wanjye twaga Nzakamwita n'abandi bantu bahungiye muri urwo rugo. Kaje kurangira abajandarume bafashe babikoreza udufuni barajyana ngo bicukurire aho babahamba, babicana ku ibagiro rya Nyamata. Ngo njyaho narahavuye. We ntabwo bari gushobora kwicukurira ahari. Njye ntabwo bamfashe, ntabwo bashobora kumfata, n'akana kanyarutse kihuta. Abo navuye aho ngaho ndirukanka njya kundi mugo twaga Rugandagaza yari responsable wa serire. Twaga muri serire n'undi bahitaga Rugarama. Njya kwa mu Rugandagaza, ngezeyo nsanga none hari abantu benshi cyane. Nsanga na mama umbyara niho yahungiye. Na mushiki wanjye. Arashize iminsi ngahe mutamubona. Ubu si nk'itatu cyangwa ibiri. Ni scenario yabaye mu gihe gitoya, nk'imisi 3 cyangwa 2. Nsanga mama umbyara ni hari na gashiki kanjye kitwaga Kiki twakurikiranaga twakundanaga cyane. Na kandi kana gato kari gucura kiwacu kari gatoya gafite imyaka nk'ibiri ngira ngo cyangwa umwe. Tujya mu rugo. Ariko icyaje kuba mu rugo bafite abana b'impanga b'abahungu. Utitaga Mbarushimana na Mbarushiki babaye intera hamwe za hatari. Ikibato. Oya barabagabo bari bakuru. Mbonye ngo bikaze siniko ikintu cyabaye turahava. Ako no mpava ndi kumwe na gashiki kanjye kitwaga Kiki, ndi kumwe n'undi mwana muturanyi witwaga Muzungu, umugo twaga Tungire. Tuva ngo kwa Rugandagaza turavuga ngo reka dushaka ukuntu tujya mu Fena kwa Mingeti hafi yo ku kiliziya. Ari mwe muri kwigira inama ubwo twabonaga no barapfa abantu benshi bashize ko no mwana Muzungu ise bari bamaze kumwicira mu ikawaza imbere y'iwabo, yabibonye ko se yapfuye. Umuntu nabwo yamaze gutubwenge. Tuva kwa Rugandagaza, umve ngo n'urugendo rutoya kuva kwa Rugandagaza ujya kwa Mingeti ntanshobora mu nk'iminota nk'icumi cyangwa 15 n'amaguru. Twagenze nk'amasaha 5 kuko hano mu mujyi hose ako hari ibihuru. Ntabwo hari ibihuru, ahubwo hari za bariyeri hano nyinshi cyane mu mujyi. Ubu bino bigishyushye ku kiliziya batarica abantu bagihunga bakica abantu mu mujyi. Tuva ahangaha no kwa Rugandagaza ni hafi y'ahangane hano inyuma. Tuhava dutambika tujya kwa Mingeti. Hano tugeze ku maduka dusanga bariyeri.
iyo umugabo wasinze ati mubasha murajya hehe tutweba dutumye umunyu murabo kwande bose turabo kwande aho gatwaga Pandasi wabaye intera hamwe duturanye turabo kwa Pandasi murabo kwa Pandasi ngo mugende muhita mwita intera hamwe yego turakomeza turagenda tujya aho ngaho kwa Mingeti mama wari umusize aho ngaho mama namusize aho ngaho ariko ubwo kujya mva aho ngaho no kugera kwa Mingeti harimo haciye nijoro ntabwo twabashe kugera kwa Mingeti uwo munsi haciye ari minota 10 kugerayo ahubwo bukeye mu gitondo tuba kwa Mingeti mu kigo kwa Mingeti hakigo cy'abana b'imfubyi babasanzwe babamo dusanga abana b'imfubyi bose bari kijyanye mu mazu ahubwo harimo abantu bashaka guhungiramo tukihagera hahungiyemo nk'abatutsi nk'abane cyangwa batanu intambwe zibasangamo umwe yihisha muri dushe cyangwa muri wese yo hanze bamusangamo mukubita ubuhiri tureba baramutemagura mwari bangana butatu yari njyewe gashiki kanje n'utwaga Muzungu tuvuduka tugana no ku kiliziya nyirizina ko kwa Mingeti no ku kiliziya byegeranye mu kuvuduka rero teze ku kiliziya dusanga hari abantu benshi haruzuye tugezeyo dusanga mama nawe niho yicaye yahageze papa n'abandi bana papa ntabwo nari nzi yari tugeze ngo ku kiliziya dusanga mama arahari nakakana gato kacu amazi yo gutekesha cyari ikibazo icyo nibuka ahubwo bafataga inturusu bakazishyira mu isafuriya bagacanira zikabyara amazi bagatogosamo ibijumba icyo gihe twari ibijumba batetse mu mazi y'inturusu sinibuka niba byamaze umunsi umwe ari iminsi 2 ya Nyamata nyuma y'umunsi umwe cyangwa 2 mama yarari mu kiliziya wa kiliziya Nyamata hari yiri hakurya uyu munsi wabona hari kiliziya nshyashya habaga centre pastoral y'abapadiri naho hari hahungiye abandi bantu mama arantuma ngo njye kumushakira itabi mva ku kiliziya ntambika n'amaguru nyine aho hafi njye kuri centre pastoral ntamara gutambuka hari nka saa 6 z'amanywa ngira ngo hahita haza amabisi y'intera hamwe aza ku kiliziya araza agutaya kiliziya ubwo njyewe nyine ugenda ku itabi ngoma hakurya wari hakuno kubona akana gashawutse mbona n'undi za bisi zije mbona abari hanze aho ngaho hose ku centre pastoral batanye kwihinda birukankira mu mashuri yari aho birukankira aho ngaho mu centre pastoral ndirukanka bitanurira igiti kipera cyari aho ngaho kunze y'abapadiri bicaye junze y'abapadiri scenario yose yabaga mu kiliziya nararebaga tangira gutera amagrenade bakubitamo ibyotsi kwiza aho bageze igihe bamenya urugi rwa kiliziya bajyamo batanya gutemagura abantu numva abantu baboroga bavuza induru uri mu giti ndi kurebayo bya bindi by'ubwana uko bagumaga batema byabaye birebire nsinzira muri cya giti oya ntabwo naguye ahubwo cya giti gifatanye n'inzu y'abapadiri ahubwo naguye hejuru y'amabati inzu y'abapadiri nza kwicura nka saa 12 numva ahantu hose hacecetse nta muntu ukivuga uretse abantu bakimvuga bari kuniha bakeya nk'umwana nigira inama nti uko bikose mama ashobora kuba yapfuye ariko babashiki banjye babiri ayo utwaga kiki nako gatoya wasanga ari warokotse reka nshaka kujya mu kiliziya manuka cya giti nshaka kujya mu kiliziya ngeze mu marembo ya kiliziya mpura n'abagore b'interamwe bari kwambura ubusa abantu basahura ibitenge basahura imyenda ndirukanka nsubira muri centre pastoral ariko icyo gihe interamwe zavuye ku kiliziya zavuye zivuga ngo namwe ejo tuzaza nkuko babivuze ntibyatinze ntihari uwo munsi ukurikiyeho koko nawe nyuma y'umunsi umwe simbyibuka ariko kuko nyuma y'umunsi umwe cyangwa umunsi nyine bwarakeye baraza baje ku centre pastoral hafatanye n'ikigo cy'ababikira bitaga n'abasamaridoni n'ubwo ko babita uwo munsi mbona none haje amabisi n'ibitero byinshi cyane ndi mu bantu ba mbere babonye ko baje nahise nirukanka nsimbuka ikigo cya centre pastoral ngo mu basamaridoni ngeze mu basamaridoni sinagumamo nahise nirukanka none njya mu nkoko z'abasamaridoni bafite inkoko za pondeze ndenda ndyama ahantu babikaga ibiryo by'inkoko munsi yabyo abariho ndyama babana mwatandukanye twaduhungu na gashiki kawe ubwo umunsi baza guca mu kiliziya uheruka kujya kugura itabi ubasigaho abandi ntabwo ngiye kubabona nicyo gihe muherukana na mama bose nicyo gihe duherukana muri centre aho ngaho mu basamaridoni rero njyamo muri izo nkoko batangira kurasa aho ngaho muri centre pastoral batangira gukubita amagrenade batangira guteramo ibyotsi mva abantu bavuza induru batema
barica bigeze nka 10:00 yo kubona umuntu akubise akaryango kaza kayapuraye y'inkoko ansangamo azambwira ngo yawe wenga batutsi twapfuye turashize ngo kwisi ngo ningiye nawe dusigaye gusa ansanga ndamuzi umugabo w'Ikayumba hano hejuru ku musozi witwa Nyagasaza aramenya ati none ko Fabian niyeni ati shati bose bapfuye bashize ningiye nawe dusigaye ku isi none cyabaye niki zana hamwe zimaze kwica abantu ziza muri cyakigo cy'ababikira cy'abasamaridoni baza gusahura za nkoko ngo bajye kuzirya za nkoko bakubitaga amabombe ko bakubitaga imihoro ko bakubitaga abantu bari batabaza bagera gute zagiraga ubwo zisohoka isohotse bakayifatira ku muryango batinjiye baguma kuzifata batinjiye burinda bwira barataha bize mu gicuku sinuko isaha amwe shawa mwana we rero hano hantu tubaguma ejo bazaza gusahura bazatwica reka tuva hangaha tujye Kayumba umva nari umwana sinubwiye nawe kujya kurya wa mugabo yangiriye neza yaramfashe ankira ku bitugu aranzamukana ansimbutse igipangu cy'abo bantu tugwana mu ishyamba sinuka ngo ni hehe uyu munsi ngo mbibuka ariko cyo sinibuka ngo ni hehe turazenguruka tumanuka bitaga rwa Kibirizi turambuka tugaruka cyabitaga aho munsi bahitanya bivu mu cyitwa Nyiramatungo turaza tungujya mu marembo y'Hotel ya Paris ntabwo habaga ikintu cy'ikidendeza abana bedumbaguzagamo tukana kuri Paris twageze ya Paris bwenda gucya turambuka tuza mu Kayumba tuyereje ku musozi ubita Kayumba mu gitondo bukeye nyine bucya twicaye ahantu mu Masaka ariko twihishe handi Kayumba rero na wa mugabo Nyagasaza tugeze Kayumba sinzi ikintu cyadukanze mu cyo gitondo turirukanka turatandukana abo gutandukana kumbera umugisha twatandukanye mpita ngenda ngo ahantu papa yihishe na musaza wa na mukuru wanjye nyuma y'iminsi utibuka umubare wayo ngo kuri papa na mukuru wanjye twagana itegeko ari mfuri wacu dutangira kwihisha turi kumwe ngewe papa nitegeka n'abandi bantu nibuka turihisha ibitero niko byazaga bakica abantu bakica abandi ari seminario ntazibagirwa hari ikibyo bavuga ngo ni ku cyumweru umunsi twicaye imvura imaze guhita akazuba katse turi kwitora inda twabaye nk'inyeshyamba turi kwitora inda twumva amasasa aradutunguye igitero ntabwo tuzocyatubutse cyadutungura turirukanka dukwira imishwaro hamwe twaga Rafael Rufangura bamukubita isasu za mbunda zacyo bitanga ngo self-holding za rubaho z'abacungageza bamukubita isasu koko kuracika koko kuratumuka kuva nkanga kuragenda kwikubita nkariye bamukubita isasu uko kwikubita hariya aragenda yirukanka atora kwa kuboko ashaka kugusubizaho abwira papa ngo shafa byanga bahutu baranyishe ashaka kugusubizamo umbaye yifaga amaraso menshi atari kubitasi agwa aho ngaho turirukanka uwo munsi cyaba igitero kibibisha abantu benshi nawe wamusizaho oya umunsi papa ntabwo yapfuye twirukanka turagenda turihisha nk'ubwo dutashye ahantu twahurira ku mugabo w'Agaseriro tugashaka ibijumba cyangwa amahundo y'amasaka tugahekenya cyangwa abantu bakayasekura tugakoramo igikoma kidatetse birumvikana uwo munsi tugeze ahantu twahuriraga nimugoroba tuvuye kwihisha dusanga abantu bose bapfuye hasigaye abantu bake kabisa hari ku cyumweru abo muhura nyine kandi mwahuriraga duhura turi bake cyane bake bukeye aho hafi yabaga intera mutwaga Zayasi itari yarahunze Zayasi araza abwira ba papa ati rero ahantu hose abatutsi barapfuye barashize uyu musozi wa Kayumba mureba n'abasigaye abatutsi batarapfa none ejo kuwa mbere tuvuye mu nama Nyamata hazaza ibitero bivuye impande zose za Bugesera ugutema Masaka batangira gutemera hahandi twicaye papa na mukuru wanjye baturumbukamo wirukanka umva narakana gatoya nge ntambutse Amasaka ntabwo yarabagariye ni wari urugwiri rurantega nikubita hasi ibyatsi birandenga papa bakomeje kwirukanka barabarasa babarashisha imiheto bajya no kubacoca mbyumva barabarasaga bakajya kubacoca uwo munsi inzara yarandiye numva ndapfuye rero papa buri gihe twajya kwihisha muri iyo minsi nijoro yararagafashe ibijumba akabitogosa cyangwa akabyotsa akabishyira mu mufuka w'ikoti inzara inyishinuka kuko papa afite ibijumba mu ikoti mpfumuka muri rwa rwiri njya gushaka aho bamwiciye njya gushaka bya bijumba ngeze mu nsanga za ntaramwe zabitwaye
ariko ndabona ko yapfuye na murumuna wanjye n'uwo mukuru wanjye guhera uwo munsi bitaminduka ikihe ndabona n'ubundi sinzongera kwihisha kuko kose abantu bacu barapfuye kose mama rwo ntabonye umurambo we yapfiriye mu kiliziya papa nawe ndamubonye ko amusanga hano Nyarukobwa ubwo ngiye mfata gahunda yo kuzamuka ngo nsubire Kayumba aho twihishaga bya bindi by'ubwana Nyarukobwa rero ni hasi mu kibaya iyo urebye iburyo ubona umusozi wa Kayumba wareba ibumoso ukabona umusozi wa Kanzenze ngenda yoba nzi ko ngiye Kayumba nshobosha njya ku Kanzenze bururu ndakugendeye nzima ndagera Kayumba nagenda nkabona sangayo ndetse ubundi n'ibyo ari kwihisha niba kunsubiye Kayumba nyine hafi y'iwacu kumbe nigire Kanzenze cyangwa ko ngiye Kanzenze rero uyu muhanda ujya Kigali nawugezeho mari nkamureze ku muhanda singiye hehe ariko nyuma yanjye mva abantu kuvugira abantu ndakomeza atangiye Kayumba hejuru hagana aho bitanye none handi umusozi twa Nyarukobwa hejuru ya Kayumba ngezeyo bya byago byanjye aho ndagenda mbunda mu muringoti aho mbunze mu muringoti abana bavuye kuvoma barambonye bati hey ati tubonye inyenzi bafite imihoro abana benda kungana nkanjye bantu gato baramfata ati sha aturuwa hehe bya bindi by'ubwana banacitswe ndende kwa Fabiani ati wa hehe ati Nyamata kuri hano naje gutashya kwa Fabiani haturangiriye mata turazi tuhacu tuje ku isoko iwacu ruguru iwacu mu gace wa Pandasi ufite idarapo rya Muderi ahantu hamwe idarapo rya Muderi hafi ya Segiteri ati hariya ni iwacu ati muri Muderi no muri Muderi ati sawa ati wo kwa Pandasi ubwo ngubwo ati papa nuko bamwita Mvunaze Fabiani atunze mwita Pandasi mu Pandasi yari ntamukomeye ahanga ati sawa ubwo barandika hibarengaho ako bakaranyica ndavuduka bavugije induru inyenzi induru ziravuze rero hari strategy muri genocide bavuzaga induru wabonaga umuntu iyo musozo yo kuvugiriza induru ndamanuka nirukanka no mu kabande nambuka umuhanda n'uyasubira ndibiciye papa ariho nihisha barambura bigeze nijoro ndazamuka nsubire Kayumba ngira Imana mbona ngeze hahandi twihishaga mpageze nsanga abantu bose bapfuye bake abantu bateze nka 30 twavuga turi nk'abantu nk'ijana cyangwa 50 hari mama witwaga Makurata afite umukobwa witwaga Mafiye abati rero shaho ubwo nibanyu bapfuye ngwira twihishe nyine akajya nyizirikaho turihishanya inkotanyi ziri hafi kuza ubwo ngusi nawe yahise nari bajya batuza ngo duhungire Burundi abantu bakagenda bakayoba kugira gufata inzigi Burundi bakajya kwa nategereje ahantu uzarokokera kuruko byaje kugenda hageze igenda bati ngewe ibintu byo kwisha ndabirambiwe ngiye kumanuka Nyamata mu mujyi wacu ku maduka abariho nigira umwana musunda ko ngoboka nijoro ndamanuka nje Nyamata ahubwo nijoro ngize hari wacu rero nsanga habaye centre nteramwe zo zomeketse zihuriraho ariho zitekera inyama abo nizo yanyu bari barayifashe niyo bari batekeraga inyama mpagira nka 8 z'ijoro mpageze ndavuga ati aha hantu uko biri kose hari interamwe nyinshi baranyica ariko aho mbunze munsi y'igiti cy'avoka cyabaga iwacu mbona igisafuriya imbwa zikina nkabona zimwe ziraziyeneze kuzajya kuryamo nagenda ngizemo nsanga huzuyemo ibinyama namaze iminsi ntarya mfata bya binyama ndabirya ibindi mbipfunyika mu ishati ibindi bwa zaryaga ariko bya ibindi ntamwe zaryaga ndabirya zari inka z'abatutsi bari bamaze kwica inyama ndazirya ubundi ngumanisha hano hafi mu mujyi ngo nshishamo surandi kwa Rugandagaza ngezeyo nsanga ihahunga interamwe nyinshi nsura hafi Kayumba njya kwisha ku muntu umukecuru twitaga Rangwida y'umukecuru umututse ko agiye Kinshasa utarabaga Nyamata ngezeyo mbona igikoni kiwe cyarangaye nirohamo ndagikinga ndaryama kwa kuntu maze iminsi nihisha n'iki nararyamye sinakanguka nkanguka 5 z'amanywa nsohotse nsanga interamwe zigandagaje aho ngaho mu mbuga zitajya gukubita imihoro hasi ngo tubonye wanyuma wo kwica baba ngo tubonye nyuma wo kwica ariko hari umupagasi w'agakora Rangwida yafite ihene ziwacu yaragiraga ati mwana mumureke ati nuko Fabiani ati ihene mumaze kurya nizi wabo mumureke mwe kumwica ahubwo reka tumureke agende yicwe n'abandi barandika ati ngaho ugenda cyakoze bangira neza bampa ubugari n'ibishyimbo bito nari mu gitekateke ati ngaho ugenda ushaka indi yo kwihisha sinajya kure njya kwihisha mu rutoki rwabo ndi mu rutoki matanye kubona mbona bari gupakira ibintu bagenda barampakira ibintu byose baragiye uko bagende kumva amasasu uko twari twamenye ngo ubwenge twavuga amasasu mu inkotanyi ngo nayo wabyara Imana katuzi kubitandukanye sinzi ukuntu twabitandukanyaga amasasu kuvuga mbona noneho abantu batangiye guhunga ari benshi Nyamata
ubwo yari inkotanyi rero inkotanyi mu mutima ndavuga ko biri kose ni inkotanyi zije. uri wenyine? Yego ndi cyenyine na mezi 3. ubwo aho ngaho nyine niho finali yari igiye kubera. nibaza ko gutandukana na papa wawe nyuma yaho wamaze igihe kirekire. maze igihe kirekire nibana. papa wawe bamwishe nko mu kwa 4 kwa 5? Hasi nabyibuka icyo nzi cyo jenoside Bugesera hano muri Nyamata ntabwo yatinze, imaze nk'ukwezi kumwe kuko inkotanyi zafashe ahangaha mu mezi ya mbere kwa 5 zari zimaze kugera i Bugesera. Ariko mu minsi mike yamaze ahangaha hapfuye abantu benshi pe. ubwo nyine mwese nari mu inkotanyi zese zizazi dusanga Kayumba ziradufata zitugenda kwa Mingeti ngenda n'ijoro Ferina ako kanya. Ferina ndio kutwayemo ni inkotanyi zadufashije zatoraga abantu bose tukajya aho ngaho, abafite imiryango yabo bakongera bakisuganya bakagenda. Jenoside irarangiye, inkotanyi zibohoje agace ka Bugesera, ugiye muri Ferina. Iwanyu mbwe kumwe ari abana 6 na papa na mama. Hari n'umwe waje kubona nyuma? Ngo nyuma ya jenoside rero naje kumenya ko hari mama wacu twakagoyire wagahangaha. Mama wacu kagoyera azamvana muri Ferina tujya kubana hano Nyamata. Ngeze iwe nsanga ari umushiki wanjye nkurikira warokotse nawe ari hari witwa Mimi turabana. Ubwo nawe yararimo muri zo strago asimbuka imingoti nk'uko kwawe. Yagiye muri strago intambwe ziramufata zishatse kumuhungana, yagarukiye ku mugina wa Gitaramo. Aha umuntu muza mugaro Bugesera mvuye muri Ferina ngeze kwa kagoyire nsanga mushiki wanjye ne hari. Uwo niwe muvandimwe mwasigaranye Fils? Mwana 6 tusigaye turi 2. Ku myaka 9 yari muto yari mukuru kuri wowe? Yadushaga imyaka 2 afite 11 ngiye mfite 9. Mwese mwamukira abana mwagize amahirwe mubona mama wanyu ababa hafi nyine nk'umubyeyi wacu aduha byose ibyo yashoboraga kuduha. Twageze iwe yari afite abana 30 y'amararera ntako atagize ibyo Fils ihangane singusubije inyuma. Oya nta kibazo. No buhamya butoroshye nyine ugerageje guhina. Hari aho tuvuga amezi 3 kubera ko ngira ngo urabizi ko igihugu cyamaze kubohorwa neza tariki 4 z'ukwezi kwa 7, ariko mwinaha habaye icyo navuga ni nk'amahirwe y'igihe gitoya. Ariko umunsi wa kiriya gihe bavuga yuko wari umunsi muremure ushobora kubara nk'ukwezi kubera kurwana n'amasaha ndera hamwe no gusimbuka. Sihombura ngo kuva hano iminota 10 twagenda nka byandi y'abisirayi bagiye bajya mu butayu bagiye imyaka 40. Hano iminota 10 ntashobora kwagenda umunsi wose ntarahagera kwa mabariyeri kwe. Ni Fils wumvaga ni mu buhamya bwe butoroshye agerageje guhina ku myaka 19 yari afite aza kugira amahirwe ararokoka. Fils ku myaka 9 igihugu kimaze gutangira kugira amahoro kikirimo ibikomere byinshi cyane. Ugiye kwa mama wanyu waje gusubira mu mashuri uriga? Yego nko icyo gihe twasubiye mu mashuri turiga mu wa 2 nkomeza kugira ngaye Nyamata umwaka umwe. Handi mu gramere waga i Kigali n'abaraza kubera Nyamata kwabaga turi abana benshi kwa mama wacu kagoyire aramusaba njye na mushiki wanjye dutware kujya mworohereze twari benshi cyane mu Rwanda gutwara 30 tujya kuba i Kigali ko mu gramere wabaga i Kigali n'abati rero kagoyire ufite abana benshi hanga abana 30 cyabarenga binabona umugabo bene wabo nawe abo badafite icyo bapfana abo yatoraguye hirya no hino twari twuzuye turi benshi. Wa primaire turakomeza tujya kuturi Nyamirambo. Wahere mu kangahe? Mu 3. Byarinjiraga njye nize ndumuhanga ntabwo byize bimfuna. Mu by'ukuri nagize amahirwe ibintu bya jenoside ntangiye kubifiringa ndi mukuru. Ndi umwana numvaga nyine byarabaye ari nka filime ndaciyemo muri famille naho yari famille imeze neza. Ariko ibyo upfuye ari upfuye nawe urabizi by'imiryango waho ntabwo hari benshi. Njye na mushiki wanjye n'abana bo mama gusa. Turahaba twiga primaire turayirangiza nkomeza secondaire kuko twitanye secondaire Farije yisiza tukaza gufata ibyemezo bya Farije Bugesera turiga niga secondaire neza kabisa nsinda nta kibazo. Ndangije secondaire ntibyatindeganye mpita ni Farije yakuriraga. Yego secondaire Farije yandihiye nkiye na secondaire ntankomeza muri Université Butare. Urumva umuntu amaze kuba mukuru ibintu birahinduka mu bya famille uko waragiye ubaho iki mwe bigenda neza bindi bikagenda nabi ni kwisi imeze. Ndangije secondaire ko n'undi muri secondaire nizi by'ubwubatsi icyo takatara publique de construction zari Nyamirambo. Yego kuba frère nahise mfata icyemezo ati ngenda ndashaka kwitahira Nyamata ngo naraje nzane Nyamata uwa mwaka wa chômage twashomaga no maze n'ufite ibiraka mbona ibiraka byo kubakisha no bakira abantu. Ntabwo wahungabana kugarutse hano ukurikije amateka kubayeho ukiri umwana ukabura ababyeyi ukahura n'ibikomere? Reka nari ikinya kabisa numvaga nta kibazo. Ndaza Nyamata ndataha mpamara umwaka umwe undi mwaka ngi Butare niga peremo niga imyaka twege Butare ndiga ndarangiza. Nahise mpirwa ndaje kwiga naraje njya hano mu karere nkoramo amezi nka 6 cyangwa 8 hano karere ka Bugesera. Ntanza kwikorera nshinga biro yanyu ubwo nje gushinga biro hano mu Bugesera
abantu bakabasaba ibyangombwa ntabahabaga. Ubundi ndicara ndareba nabonye akazi muri Roda, icyo gitwaga CDF. Nabonye akazi muri CDF keza bampaye baza ku 380 mu 2011 y'amafaranga menshi. Umva gukorera abantu simbishaka. Nzajya mu biro bajye bampa amategeko n'ibiki nzayivamo. Wahereye ku dufaranga two turaka ibintu byanjye byagiye bizamo Imana. Urumva nabonye akazi mu karere maramo amezi hafi 8. Aho nakoreye natahaga mu rugo n'ijya mu rugo bampa byose kwa tante. Nta dépense najyaga z'amafaranga. Ku isi ari mu bantu bangiriye neza pe. Twiganye Butare twagabwana Feza. Yumvaga imishinga mfite ibitekerezo ndi gutekereza. Amatura miliyoni muri 2011. Yari inshuti yawe cyangwa ari umuntu? Ni umuntu w'inshuti twahuriye muri kaminuza twigana turakundana twaduhuje amateka turi inshuti. Iwacu ni wabo baramenyana tubavandimwe. Disi irangira kuri Eco Bank mu mujyi ndabyibuka. Hano nkorera ureba mpamaze imyaka 10 mpakorera. Sinize mpavu. Wa izi miliyoni 3 nizinshika nambaye mbwa yabirangiye. Ikintu cya mbere nakoze nagiye ngura intebe ya biro n'akameza ka biro. Apari bibona byiza. Ni byiza. Ahubwo ndaga kubaza ahantu wakoresheje izi ntebe zankanze zino ntebe. Aho ni kera. Icyo gihe nagiye ngura intebe imwe ya biro n'akameza. Ngura laptop, icyo laptop zarahendaga, laptop y'400. Laptop y'400 naga printer. Bankoze bureau d'étude. Nzi gukora ama plans neza. Mbona nzahirwa nce mu biro nta kintu nkora. Ushobora kubona nk'icyaga cya plasimo mu kwezi. Ako fisi ndashaka kukubaza ikintu cyagukomeje abantu nyuma ya jenoside iyo bakunda kugaruka iwabo wasangaga ari igikomere kuko hano twicaye uko marebe imbere yaho umbwira ngo habiraga inama z'amashyaka inyuma hangaha ni ku isambu iwanyu niho naho wubatse niko wambwiye. Wahisemo kugaruka inaha wanga akazi kahariya muri iki gisigaye hitwa Roda CDF niko yitwaga. Ntabwo byigeze bigutera igikomere cyo kuba ugarutse ahantu wahuriye n'ibintu bibi ukiri umwana? N'ubuntu bw'Imana ko ibyo bintu ntabwo byize binyafekta ngo numve ngo ko abantu baremererwa bagera gutereka reka Imana yinyorohereza nkabyakira nkumva byarabaye nukwendereye. Ntabwo bose bimfata umwanya ngo bingore mu mutima cyangwa mu mutwe ngo binyafekte. Ahubwo maze kuba mukuru ngo bijye bigarukamo gake ko mbere numvaga ndi areza. Ubu biragaruka ukumva maze kubyara nibwo njye mbitekereza. Niyo ntekereje ko papa yapfuye na mama agapfa ntekereza agahinda bapfanye ko basize abana kuri rwose bo ntabwo babaza ko twapfuye. Ndende umwana wanjye nkimagine mpfuye asigaye nkafata umwana w'imyaka ingahe mukuru? Umukobwa wanjye mukogize imyaka 8. Arenda kungana nkawe nkuko ngana muri jenoside. Yego wegiye mureba nkatekereza abaye imfubiye. Ibyo rero bita bincengura nkibuka ko data yapfuye mama agapfa ariko nanone iyo nibutse uko byagenze umunsi wa none ndi umugabo uhamye mbona ko Imana ari nziza. Ndikomera nyine ubwo nyine urebye ubwo mwana wa imyaka 8 uravuga uti uhita utekereza bya bihuru waciyemo. Burya ntago ari buno fisi. Burya ntago ari buno. Umanye ikinkomeza ni ko nawe kwangana uko ngiye Imana yamfashije uko narindi byose mbicamo amahoro imusumeze neza. Yego. Okay, turakomeje tuganira ndi kumwe na Kamuhanda Jean Baptiste bakunda kwita fisi hano mu karere ka Bugesera umurenge akazakora abantu benshi bamuca imbere uko mbibona kuko service z'ubutaka yazigizize tuvuga ngo niza ariko afasha benshi mu butaka muganya twabivugagaho kugabanya ibibanza kubipima akubakisha gukora ibishushanyo mbonera kugurisha ibibanza byinshi bijyanye n'ubutaka muri biro ye kuhagera urasanga abantu benshi bari kumufasha. Hanyuma rero kuva icyo gihe ubona uwo mugira neza fisi turi kugaruka ku mateka yawe yo kwibaka nyuma yo kuba imfubyi urize urarangije ubonye umuntu aguhaye amafaranga uvuti korera abandi oya kiriya gihe ni bake cyane batekereza kwikorera. Nanjye nabikoze nk'ubusazi nibuka CDF nafite ibaruwa y'akazi nkira mu mwanya w'akazi mvuga ngo sinzajya yongeye kwikorera. Hari abashuti babatandi bumvishe ngo nanditse ibaruwa yo gusezera akazi ntaratangira ati umwana n'umusazi afite ikibazo mu mutwe we akaranga ari na menshi akazi karabuze none arasezeye ariko tante wanjye n'umusirimu we rankigikiye ngo niba wabitekereje neza byihorere n'ubundi amashuri nta muntu ajya akiza. Uriya muntu se uguhaye amafaranga iriya nshuti yawe waraje urashorona birakunze watangiye kumva ufatishije wicaye neza ku ntebe wemirya wanjye amafaranga yampaye nakozemo iyo biro numbona muri biro umwanya mpfubusa ni munini ndeba n'umunyamata icyo gihe nta dry cleaning yahabaga nigiye inama ngo imashini ebyiri zimesa imesa n'iyumutsa nagize ngo yashoye muri biro yose. Oya nifite biro nini kandi iyo nta clientele yari ihari ese nkoramo nda dry cleaner nshaka umukozi uzi guhanagura imyenda no gutera ipasi mpimera ko ibyo ngibyo
haciye iminsi uwo mutante wanjye yari afite isambu hano mu mujyi, ndareba mbona ari ya dry cleaner, ari ya biro sitiri, ndacyagira umwanya munini ntagira icyo nkora business yo gucuruza amahene. Nahise njya muri ya sambu. wari utaragera ariko muri iby'ubutaka byo bitarajya clientele no nibyaje kubaka, warindira guguha ikiraka cyo kubaka, cyo kumukora plains, kubaka abantu bariyubakiraga. Iyi mishinga minone y'Ibugesera umunsi wa none icyo gihe ntayari ihari 2011, nta mishinga nk'iyi minini yari Ibugesera. Ni umuntu we pare hazari nk'akarere kabakahagaritse ati uri kwa kudafite ibyangombwa niho azakundeba, amukoreye ibisabwa, nkabona ayo mafaranga gusanga ni rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi. Ntangiye business y'amahene rero nubwo yatangiye kumera neza. Nagiye nubaka ikiraro nkajya nguri ihene bita inkone zo kotsa mu tubari. Hano Nyamata isoko rya Magamere Credit na Samedi. kandi bikiri umusore muto, n'umwana muto ngo niva ku ishuri. Nkajya ngenda mu byaro nkakodesha Helix nkagura ihene nkaza nkazishyira mu umutwe wawe urakora. Za hene iyo naguraga ihene naga nafashe udutambaro tw'uturiba, nkayambika agatambaro nkandikaho umubare, yanyiguze 22,000 nkatandikaho 25, nkandikaho D na 5 kugira ngo umenye njya kuyigurisha ndayigurisha ngahe. Za hene zampaye inyungu pe. Hano muri Nyamata amabrochette yo abantu babuze ihene bose bazaga iwanjye, yaba nijoro bazaga mu famu kwa fisi. Uvuye muri kaminuza uyishoye mu ihene Cyane icyo gihe ndibuka rya mbona abantu twiganye Butare bakambona icyo nifite akagare ka siporo nko nakoreshaga, babona ndi ku kagare nkuruye nk'ihene nk'eshatu inyuma yanjye, bakamurwa amenyo bagaseka gakwenga nuko umuntu uvuye iruhande. Icyo gihe Butare ibyo kintu gikomeye, umuntu uvuye iruhande yabaga yarize yemewe hanze, iruhande uri gukurura n'ihene bakanseka. Za hene niko zagiye zimfasha bigenda bikura. Dry cleaner itangira kumenyera kuryo nka weekend muri dry cleaner sinashaka kuri 100 mu ihene zanjye mu cyumwe, sinashaka kuri 100 by'inyungu. Plaza Amazon byari bizari rimwe na rimwe. Uno ntangiye kugira cycle y'amafaranga, ntangiye kuyambona udufaranga. Icyo gihe rero nta nubwo natinze, nese ni Maria, nese nshaka umugore 2012, umukobwa twiganye Butare, imyaka mike cyane. Umuntu ngo ufite imyaka 20 n'ingahe ni 7. Nese nkora ubukwe ariko rumwe ngo muri bya nakoraga n'ubundi nariteguye, nakoze ubukwe mvuga ngo niyo nta muntu n'umwe wantwerera ndakora ubukwe bwanjye kandi uko mbishaka. Ubukwe bumeze neza, mudamu wanjye nawe yakoraga muri Roda n'umundi handi muri CDF, gutangira gufatanya. Rero ibyo nabikoze nk'imyaka ngira ngo nk'umwe n'igice 2 bimeze neza. umunsi uracyabikora? Reka da umunsi wazivuyemo byaciyemo uyu munsi byaciyemo ihene urazireka. Urumva icyo gihe ibi byo gupima ubutaka byari centralisé mu karere, abakozi b'akarere nabo batanga service yo gupima ubutaka. Iyi ni bureau d'étude. Bureau d'étude dukora ibintu byinshi, dukora ibishushanyo mbonera, amaplans y'amazu umuntu ushaka kubaka, ushaka uruhushya rwo kubaka, abo turabafasha. Abo nabo bakira benshi tugira ngaha. Hakaza abantu bafite amasambu bashaka gukatishamo ibibanza. Abantu b'Ibugesera ubu ikintu kigezweho no gukata ibibanza bakagurisha. Abantu benshi baza gushaka ibibanza Ibugesera. Akora iyi service dutanga kwa amafishi cadastrale, tukabakurikirana amadosiye mu biro by'ubutaka, bakabona ibyangombwa by'ubutaka by'ayo masambu bakatishije. Ariko ibyo kubaka nabyo ni ibintu nkora cyane, nubakisha ibintu bigiye binini, amashuri, aho cyane ngo nkora abantu baba privé ku giti cyabo n'umuntu gukorana nabo. Hanyuma akaza topo, dukora amatopografi, hano dufite umuntu ukora expertise, turakorana no muri office. So nkancuruza n'ibibanza, nanjye ngura amasambu nkakata nkagurisha. Izo service dutanga ngaha. Ibibanza birahenze, umenya akantu karabonetse fisi. Ibintu bimeze neza nta kibazo. Urumva bya nakubwiraga ibyo gukata ubutaka bya centralisé cyera mu karere. Ako bagatanga service mbi ku baturage. Donc ugasaba service kwa amezi 4 tarayibona. Baza ku decentraliser mu privé. Bakoze decentralisation ya service yo gukora amafishi cadastrale. Yaje isanga ngiye mu privé ngiye nyine uri Bugesera. Turakora mari tanga umugisha, ibintu bigenda abakiriya baraboneka, turakora biriraguka byandi by'ihene mbona ntago nakomeza kujya. Iyo ushaka umuntu ukamushyiramo management yabiragoye ko ibi ngibi dukora ngabi gusoma umwanya munini cyane. Nkuko wasanze n'ahari mu kandajya handi umwanya wari mutoya. Ibihene mbivamo dry cleaner mbona
nabyo ndavuga ati mbireke mukihera umuhungu aho binkoreraga arabyitwarira biro turayagura dufite abastaff benshi bafite abastaff 7 abastaff 7 bose murahorana akazi ku munsi akazi ku munsi karaboneka so nuko byagenze nyine Imana igira itanga imigisha bicamo umunsi ibintu bimeze neza uhamya burebure uti ntago nigeze ngira ikintu cyo guhungabana cyangwa cyo kumva byanyobeye ibyo ndimo warize ugira no gutangira kwikorera ariko uyu munsi uti birazi mbonye abana banjye iyo bijemo iyo mvise bije se fils ugifata mute oya nukwiyakira ngo ikimbaho suba ngo nge biraza ngo betroma ndende namarangamutima ukishyira umwanya w'umubyeyi wapfuye icyo gihe asabana kumva agahinda uko kameze kurikomeza umaze kuba umugabo uba ufite benshi badepanda kuri wowe rero ntabwo wajya guheranwa n'agahinda urakarenga ukendereye ubuzima bugakomeza Imana biguherekejemo buriya numvise ukuntu mama wawe mwatandukanye ukuntu mwahuye wari wamubuze byasaga nkaho ugiye kumusezeraho urongera ubona papa wawe nawe ujya kumusezeraho Imana ni nziza Imana yaturinze waje kubashyingura se nk'abandi bose cyangwa ntabwo wamenye mama ntabwo twamushyinguye ntekereza ko mama kundi yapfuye mu kiliziya wenda bamushyingure umujya kwibuka hariya papa hari umuntu waje kumutubwira ko yibuka ahantu bamwiciye twagiye turamutaburura tumuzana ku rwibutso kimwe n'abandi wa mukuru wanjye twaramubuze ntabwo twamubonye ntabwo ari urwumwe benshi hirya no hino usanga ariko bimeze uti ntuye aho iwacu bari batuye neza ni mu itongo kuba ngo twebwe nyine ngo nakubwiye twatuye hano mu mujyi Nyamata inyuma y'amaduka kuba ngo iwacu mu mujyi ntabwo basenyaga cyangwa ngo inzu baza bayitwike cyane nk'ibyo mu cyaro ziba zihagaze bakazibohoza interamwe umva jenoside yarangiye mbona haracyahari abantu bahungutse bavuye hakurya no hino mu bindi bihugu baraza bayijyamo barahatura basaba kujya kwatura n'ubundi barahibera umuntu wo mu nzu itari nyirabyumva inzu yaje kujya yikubita hasi iragwa habaho ngaho nyine ariko mu bitekerezo byawe niba kuburyo nzakora ikintu nkindi butarinda umunyeshuri ndeka n'icyama nkarota iwacu harimo akazu kameze ukuntu iwawe naho inyuma yego cyo nzi cyunzu ako kazu ndajya gukareba mu kanya nyine byarangiye ko bari gukora bitekerezaga byarangiye n'umvikana mushiki wanjye arahamparira ndagenda ahubaka ubu n'urugo rumeze neza ya uri n'umwubatsi nyine washyizeho design nawe wifuza hameze neza rwose uko amaze imyaka isaga 10 matuye mbona aho batse n'icyo gihe ko nagiye maryoshye hameze neza ni byiza biragaragara nuko hano muri biro haryoshye aho urakodesha ariko yanga ndakodesha okay turagenda tugana ku musozo ariko nifuza ko dutinda cyane ku buhamya bwo kwiyubaka ni byiza kuvugaho ukuntu wiyubatse kandi koko biragaragara ntabwo waheranwe n'agahinda wigeze no kumwira uti wivunika ndadadiye rwose natangiye ngira ngo mbanze ngushyire mu mutuzo tugane neza nawe urangire gute umurandadadiye ibi byose birakunda turaganira nta kibazo hari abantu bagiye bagira ibibazo ugasanga baheranwe n'agahinda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko we navuga ngo Imana yaragufashije navuga ngo ikurema bushyashya reka dusubire muri business zawe urambwiye uti mfite abantu 7 hano bamfasha aba ni 7 mu biro ariko iyo ufite chantier hirya ku ruhande uba ufite abantu benshi cyane mu kazi n'Imana gitanga umugisha byose birampira nabawundi umuyamugisha ibyo nkozo byose ngiye birakunda ntabwo bijya byanga nkuko nakubwiye ahangaha natangiye ndi umuntu umwe muri biro ari njyewe njyenyine umunsi mfite abantu 7 kandi uhemba ku kwezi barya uko bahembye cyane hano harimo 3 bafite amazu yabo biyubakiye bayavanye amafaranga mu inzu yanjye harimo 2 bafite abagore bubatse urumva nyine bimeze neza kandi nanjye uwahaye ku kazi urumva nanjye bimeze neza cyane iyo ushyizeho cyane fisi urambabarira kumenesha ibanga ni ibingibi ukora gusa navuga ngo aka kazi niko kayo gusa cyane ko wambwiye ko binagutse kandi binagusaba kubikurikirana cyane iyo wibariye nk'umushahara urawibarira ku kwezi nibuka 380 wigeze kwanga guhembwa 2010 na kangahe uyu munsi nk'umushahara ugiye wibarira urumva umunsi mfite byinshi by'amafaranga urumva nyine mwaka kazi naje kubaka amazu menshi nkodesha mfite umudugudu wanjye bwite amazu nka 17 ari ahantu hamwe hano Bugesera yani Bugesera umudugudu witwa nguki yitwa kwa Fisi
umudugudu witwa kwa Fisi. Yego nkuko yavuga kwa Rujugiro tuvuge cyangwa kwa Sekimondo nanjye mfite ahantu ngo ntaga amaze ahambaye nka yabo kuntu twa apartment dutoya de chambre salon salle de bain cuisine Hano Bugesera. Hano Bugesera nk'izo zinyinjiza amafaranga. Ubwo ni inzu zingahe? 17. Bivuze ngo hajyamo abapangaye. N'abapangaye babamo. Ibyo bwabyo birinjiza urumva akazu kabaye make ku kwezi ka 100 nawe uzi guko wabyumva. N'akazi nkora ka buri munsi ibyo turatoragura hirya no hino ibibarika n'ibitabarika ariko umuntu wari muri hejuru za miliyoni ku kwezi. Kandi ubwo ubutekereza nk'umutekinisiye ubutekereza n'ubu utavuga uti nabugeza umusaruro gute? Nibyo ngibyo wageze wabibona nyine n'utuzo ngo ndagenda ntarebye. None Fisi iyo ufashe nk'isambu y'ahantu ukagurwa katamo ibibanza nigeze kuvuga tutaraganira umbwira uti ushaka kugura nk'isambu ya miliyoni 50 ugakata ukunguka uba wizeye ko bizavamo amafaranga? Ndavuga ngo iyo ukora ibintu bizi biroroha. D'abord ngiye menya ngo buno butaka bufite potential n'ubutaka ugeneye gutura uri ahantu ushaka uruhushya rwo kubaka atazarubura ndabona ko assessment nkabona nkahitamo. Kabiri menya ngo ndakatize size. Gatatu ndamenya ngo niyo ngiye kugura miliyoni tuvuge 20 ndavanamo ibibanza bingahe nkakorera imbere wati ndavanamo ibibanza wenda 20 kuko sina kibanza kigwa miliyoni Bugesera ni kiba makeya cyangwa wenda miliyoni 3 ugakora na 20 ça fait 60 millions ubona kuzunguka nubwo atazazira rimwe ariko nyine ubona ko ugiye mu ntago buhomba ntago butaka buhomba iyo nahabika akamaro umwaka kiba bitwaye butaka buguma bwunguka. Ngo rero ngiye nibera muri domaine y'ubutaka n'ubwubatsi nta kindi nkora. Ubusibere yawe hateganye iki Fisi imigambi yawe uvuga uti ndashaka kugera kuri iki? Iki kibazo kiragoye ntakubeshye ibintu byose nifuje ndi umwana ibyo nifuje mu bitekerezo Imana arabimpaye ibyo ntaho kwicara uragera uracyashaka gukora icyo ndiho ndi mu nyongezo uko nabyita ariko amaproje arahahora iyo umuntu akiriho atekereza afite ubwenge ntashobora kwicara adakora ibyo mbikuye nkubwiye ko ibyibanze kabisa urumva narabibonye ariko nta muntu wicaraho umugabo umunsi wa none ndateganya aho ntuye nteganya ko hashiftinga nkubaka indi nzu imeze neza kurushaho hano nkorera ndakodesha kugira shop zanjye nanjye kubaka ama warehouse nkodesha ibyo ni n'amaproje sintekereza ariko byose nabikubwiye icyo nkuzongeye kirampira ibyo imyaka 2-3 n'ibizaba byakunze iyo bamaze kubyubaka mu mutwe habasigaye kubishyira hanze cyane byose bizakunze. Ubwo ikikwinjiza ni amazu ya wa mudugudu wawe amazu yapangaye hari akazi ka buri munsi ngo nanjye ubwo indi product nyine niyo nta abantu n'ubu twicaranye hanshora kugira ngo ndebera aka kantu ukamfasha ukanshushanyirize ubora ibyo ngibyo bivuze ngo nta mushahara ubaho ku kwezi ugira umushahara ubaho ariko muri rusange biba bimeze neza umuntu haruza ati mfasha nshaka kugura ubutaka ngira inama iyo nama hari umugira inama n'utamwishyuza we akaba akumva ko kuma kukwishyura. Ibikorwa byawe biri Bugesera gusa nahoze mvuga ngo uri marketinga utibyo narabirenze njye nkora ahantu hose aho mbonye akazi hose njyayo. Ahandi hantu ukorera ni hehe? Umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali hagiyazo guterekera ku gataha ariko guterekera ngataha njye ndi based hano ariko ushobora kujya chantier i Kigali nkagenda nkubaka ikintu kikarangira nkagiha nyiracyo. Ushobora kujya chantier cya consultance za Rubavu nkakora surveillance y'inzu y'umuntu ikarangira ngataha. Bijya bibaho ngo nkorera ahantu mu Rwanda hose. Umuntu wese ugeneye cyangwa se ufite icyo yambonyemo kuko kano kazi kabahaga gasaba n'icyizere gasaba icyizere uwanyizeye araza hanjyanye aho ngaho. Hari abantu baba hanze bajya bagera gutyo bakohereza amafaranga bati nyubakira ibyo bintu nabyo ushobora kubikora ugashyira inzu hari igahagarara. Niyo shuri reba nyiraryo aba mu Bubiligi ntabwo mu Rwanda. Iri shuri rya niveau 3 yego ntabwo mu Rwanda. Iriya warehouse ureba ni y'Abahindi. Umuntu ntumenye ko yakumenye njye kumukumana ku telefone bakundangiye ngende shaka kumfasha mukenda mukumvikana akaguha amafaranga mugakorana nta bindi. Ngira ngo ibyo Fisi avuga ni amafoto y'amazu ari ku gikuta iwe mu biro ari kugenda nyereka. Iyo ubona Imana yaguhaye umugisha ukabona ibyo wumva wifuza byibanze mu buzima urabifite ukibuka no mu buzima niwe wahe wanyu ntubura kubitekereza. Unekeza ko wenda nk'iyo nzu ntuyemo uyu munsi yakaba ari nabubakiye ari batuyemo. Ntekereza ko wenda nk'imodoka ngenderamo nabona akaye mfite njye mbahamo umunyenga n'urugero. Ibyo byose umuntu abitekereza ariko uyu munsi wa none ibyo nakubwiraga mfite uwandeze aracyahari aracyakomeye. Ibyo
ibyo nazakubakorera ibyo mbashije gutekereza ndabimukorera nawe kabisa nzi neza yuko ahari azi neza ko ndi umuhungu we nubwo ntavuye mu nda ye ariko nenda kungana avuye mu nda ye ngiye ntekereza nkavuga ngo umuntu watekereje Farge ngo ibeho Imana ijye imuha amahoro n'imigisha myinshi kuko twagiye tuba mu mafamiye twagiye tubona ukuntu abanyarwanda tubayeho mu miryango yacu turayizi iyo Farge itabaho ndahamya ntashidikanya ko 50% y'abana b'abaresika batarize abo barize hejuru ya minerivare ibikoresho nkenerwa uburyo nubwo byabonekaga mu miryango turabizi byaga bigoye leta ndayishimira cyane ku bwa Farge ariko sina Farge gusa leta nongera nkanayishimira kuri politiki y'igihugu bigenda bakangurira abantu kwishakishiriza ukamenya kwishakira imirimo kwihangira imirimo nacyo turagishimira leta ko twumvaga ko twese tuziga tukajya gutonda umurongo kuri za komine ku karere aho dusaba akazi hehe ariko byararangiye uragatanga ntabwo wajya gusaba akazi ariko ibitekerezo byavuye bukuru yavuye kuri perezida wacu ariko dusoza uriya mudugudu wawe ndagira ngo wenda sinkoze imitungo yawe yose ariko uriya mudugudu uhubakishije amafaranga na gute abatekinisiye rero iyo mu idome yacu y'ubwubatsi dushobora kumenya amafaranga wubakisha kuko ntabwo ngende n'uwakana uyu munsi se nje kugura nakwishyura ngaha uyu munsi uje kugura rero byibuze ntabwo wajya munsi ya miliyoni ziri munsi ya 200-300 ariko sinabona gukoresha ngahe ngende wa muntu ufite 100,000 ntangira kubaka ntabwo mbitinya ufite 100,000 ntangira kubaka kandi iyo ntangiye nduka ko ikintu ndukubaka kirangiye nidukata ndakwereka ibyo nubaka oya reka dusohoke ubwo tugende tujye kurebamo ariko mbere yuko dusohoka mu buzima waciyemo no mu by'ukuri uyu munsi uri kubona hanze burya bajya batubwira ngo iyo wabaye rwiyemezamirimo ugakora ubwonko buraguka ukabona n'ibindi byinshi utabonaga ukagura imishinga niki wumva wabwira abantu b'urubyiruko cyane cyane baba ari abasohoka mu mashuri kugira ngo barebe hanze ndetse baba ari na urubyiruko muri rusange cyane ko bari mu gihugu gifite amahoro mu bijyanye no kwibesha kubona ubuzima cyane ntabwo urubyiruko n'abahungu nkoresha nicyo mpora mbabwira discipline niyo base y'ibintu byose umuntu yabuze discipline byose byarangiye ubumenyi wagira amafaranga watunga udafite discipline y'ubuzima bihinduka ubusa discipline niyo musingi wa byose cya kabiri no gushakisha ubumenyi hano baducuruza serivisi nta duka ririmo ni serivisi gushakisha ubumenyi umuntu agahora yiga buri munsi ariko nyamukuru ikinyabupfura nicyo kiyoboye byose yego tugiye kugenda rero mu bikorwa byawe turagenda kuri iriya moto wajeho cyangwa urantwara muri ya modoka numvise uvuga turagenda ku modoka iparitse ko nayibona hano hafi urayitwarira se ugatwara moto bicanganya gute wanaje mu modoka warebye nabi ntabwo naje kuri moto nabonaga hano zihaparitse imbere yawe izi nz'abakiriya Fils reka rero ngushimire cyane ndakwifuriza gukomeza kwiyubaka rwose iyo umuntu yibaza ngo hari abe bishwe muri jenoside wenda bagomba gufatanya bakagera ku birenze ibi ngibi ndakwifuriza kuzabigeraho rwose ukusukiza icyabo ugakomeza kudadira nk'uko wabimbwiye yego urakoze cyane yego arakoze cyane rero uwo bita Fils ariko ubundi amazina ye ni Kamuhanda Jean Baptiste namusanze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ni umusore ukiri muto mu myaka 30 ngira ngo wabyumvise ubuhamya bwe ni burebure kuba yararokotse afite imyaka 9 akabura ababyeyi bakagenda bapfa uruhongohongo kandi basa nkaho bari kumwe we muri bya bindi by'abana byo gusimbuka agasanga barabishe akaza kurokana na mushiki we uyu munsi ni babiri bari abana 6 mu rugo se na nyina barabica n'abana 4 basigara gutyo ariko ntiheranywe n'agahinda yiza ari umuhanga nyuma ya jenoside yavuga ati igihugu cyari kimeze neza mbona umubyeyi unyitaho muri famiye ariga arabitsinda yira segonderi yarangiza kaminuza yiga ibintu byiza by'ubwubatsi uyu munsi rero yibera mu butaka niko navuga kuko arubakisha pima ubutaka agakata ibibanza akora topography kwa kundi umenye uko ubutaka buteye bifasha abamugana akora ibishushanyo navuga mbonera birumvikana wenda nibyo akarere ka Bugesera arabikora sibyo yuta site za physical plan tuzikora za karere urumva ko akora igishushanyo mbonera cy'umujyi
hano muri Bugesera, cyane cyane ko imirenge myinshi hano muri Bugesera isa nkaho yabaye umujyi, ariko noneho aba yagura n'ibibanza nawe ahantu heza, abona akarere gafite icyo kahageneye akakatamo ibibanza akabigurisha mu gihe runaka. Ikintu gishimishije cyane n'umudugudu yubatse, ati nkuko bavuga nanjye kwa Rujugira mu mujyi, nanjye mfite umudugudu urimo inzu 17 hitwa kwa Fisi, n'ahantu akodesha. Ati uyu munsi waguze miliyoni 100 ntago zabura, birumvikana kandi bigenda binazamuka. Afite intego ndende yo gukomeza gutera imbere, yo gukomeza kugira hagera. Rwose ni byiza cyane kudacika intege kandi ugaharanira guhora waguka mu byo ukora byose. Ndamushimiye cyane rero, nawe ngushimire muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Nkwifurize gukomera, nkwifurize kwibuka abawe, bibuke ariko uharanira kwibaka nkuko Fisi yabiharaniye. Nari Mukayiranga Rose, mwakoze cyane kubana natwe.